nagiye Kigali mfite imyaka 5. Imyaka 5? Ntazi mama ntazi data. Ntazi niba mfite murumuna wanjye, ntazi ko ntafite mukuru wanjye. Uyu mugabo w'imyaka 60 ngo ntagira aho akomoka, nta na hamwe azwi, nta naho yanditse mu irangamimerere, ni man from nowhere. Mu gihe natemberaga mu Bugesera nahuye n'umugabo utagira inkomoko, niwe wa mbere numvise kuri iyi si ya rurema wibuka ibyamubayeho afite imyaka 2 gusa. Ikindi kimugira umuntu udasanzwe ni ukuntu yakoze akazi k'ubuzamu ngo afite imyaka 5 gusa. Reka tujyane gusura umuntu udasanzwe, Didi Wise. Iyi ni Legacy TV. Iyi mubona ni indangamuntu yanjye, iyi nayo ni pasiporo yanjye. Byombi ni ibindanga, ni ibimuranga, ni ibindanga nyine, ibyerekana ko ndi jewe. Impamvu ari ngombwa kandi impamvu tugomba kubigira nuko bigaragaza abo turibo, ni ibimenyetso bitwerekana muri societe tubamo kugira ngo bigaragaze neza abo turibo. Muri isi rero dushobora kubifata nkaho bigomba kubaho byanze bikunze ko buri wese tugira ibyangombwa kuko biri mu burenganzira bwacu bw'ibanze. Ariko uyu munsi nahuye n'umugabo ufite imyaka 60, 10, 20, 30, 40, 50, 60. Nta cyangombwa agira, ntazi aho akomoka, ntazi abamubyara, mbese yibereye aho gusa, buracya bukira ukaba undi munsi. Urakomera? Ukomere cyane. Amakuru yanyu? Amakuru ni meza. Rero niho wituriye. Wabo mwabonanye mufite ungana ute, ufite igihe kingana? Mfite imyaka 2. Imyaka 2? Ku myaka 2 urabyibuka neza ukuntu byagenze? Ndabyibuka. Cyangwa nibyo bakubwiye? Oya ni wamfashe aranandera ndindaho nkuririwe. Ntazi mama ntazi data. Ntazi niba mfite murumuna wanjye, ntazi ko ntafite mukuru wanjye. Aratangira arakurira. Akujyana ku ishuri? Oya, nagiye kuragira inka. Wagiye kuragira inka? Aho namagana hemze? Hakurya y'Umusave. Ese uwo mugabo yitwa nde? Misigaro. Misigaro. Se ntabwo twavuga ko uri umuhungu wa Misigaro? Ntabwo mbizi nabyo. Ntabwo bizi? Aracyariho? Ntabwo mbizi niba kiriho mperukayo kera. Mperukayo kera? Nuko ugera i Kigali? Kuva nagera i Kigali, nkava i Kigali nkaza hano mu Bugesera, ntabwo nongeye gusubirayo. Wagiye i Kigali ufite igihe ungana iki muze? Nagiye i Kigali mfite imyaka 5. Imyaka 5? Imyaka 5 kabisa. Ni ukuvuga ngo yatangiye gukorera ufite imyaka 2, ufite imyaka 5 ujya i Kigali? Tumaje kunanirana. Muze, ufite imyaka 5 wabashije kunanirana n'umuntu? Cyane. Hari ukuntu umuntu agufata ukabona ko agufashe nabi, nawe ukajya kwishakira ubuzima bundi. Ku myaka 5? None dore mbayaho ndinzaho mba umusaza. Urinzaho uba umusaza? Kuva ku myaka 5? Cyane. Ubwo suribuka uwo mwaka wari urimo icyo gihe? Oya ntabwo mwibuka. Ntabwo wibuka? Ariko uribuka ko wari ufite imyaka 5? Cyane. Umwana w'imyaka 5 rero atunguka muri Kigali, watungukiye he ubwo ngubwo? Nyamirambo. Nyamirambo? Tubwire rero ukuntu byagenze. Nyamirambo naho narahakoze mparara ijoro. Uharara ijoro gute? Ndi umuzamu waho. Uya ndavuga ukihagera ufite imyaka 5. Akazi watangiriyeho nakahe? Nakubuzamu. Ku myaka 5? Ku myaka 5 kabisa. Ubwo se warariraga he? Kibukiza aho narindi. Nuko aba boss urabibuka se? Ndamwibuka. Yitwaga nde? Ndamage. Ndamage. None ngo baracyahari? Ntabwo mbizi niba kiriho. Tangira gukora kwa Ndamage. Urindi zamu. Warariraga ibiki n'iki muze? Warariraga imodoka? Imodoka 12. 12? Ubwo se wari uzi kuzibara? Narinzi kuzibara koko. Hanyuma nubwo ntarize bwose kubara ndabasha ububara kabisa. Ubu ni ibintu byose wayobara? Nabyo.
nuko uhamara igihe kingana iki kwa Ndamage? Nahamaze imyaka 3. Wahamaze imyaka 3. Ko tuvuge hanyuma nyuma yaho nabwo kuva nawe ananiye baje kunyiba ba paraburuzi y'imodoka mpita mvayo niko kuza gufata indi modoka nza hano mu Bugesera. Uhamaze imyaka 3? Ubwo waje mu Bugesera ufite imyaka 8? Cyane. Harya muze watubwiye ko ufite imyaka ingaho ubu ngo? 60. None se hano mu Bugesera uhamaze igihe kingana iki? Ni imyaka myinshi. Nyinshi? Nukuvuga ngo aya mazu yose yubatswe uri hano? Nuko ugeze mu Bugesera ukora iki rero? Njya mfata akarimo ko guhinga bakampereza amafaranga. Kuva wahagera nyine icyo gihe wagiye gukora imirimo y'ubuhinzi? Nkajya ntwika n'udukaratunga burira. Si ibyo ngibyo wari warabyize muze? Wumva warawugirukiye mu mujyi? Narabyize ndabimenya. Ariko rero ntabwo wari ufite imyaka 8 nawe? Nari nyifite. 8 yonyine? Umwana w'imyaka 8 uzi ko abangana na kano kana kari hano? Buriya rero nge nari nyifite rwose kuko nahise niga imirimo yose nk'iyo yose. Nkajya ntwika amakara akangaburira. Nabona aho ubuvyizi bure nkajya guhinga bakanyishyura. Nubwo bene muntu tutavuga rumwe ku nkomoko yacu, abemera Imana bati dukomoka kuri Adamu wabumbwe n'Imana mu gitaka na Eva wavanywe mu rubavu rwe, abamenyi nabo bakavuga ukuntu dukomoka mu ihindagurika ryo mu binyagihumbi byinshi by'imyaka. Icyo twese duhamya cyo nuko tuvuka ku mugabo n'umugore, abo bakaba ababyeyi bacu. Iyo tugize ibyago byo kutabagira cyangwa kutabamenya, hari ubwo twakirwa n'abandi batatubyaye bakatubera ababyeyi. Umwitegereje wakeka ko afite ubumuga bwo mu mutwe, ariko abamuzi neza nabo babana umunsi ku munsi bemeza ko ari mutaraga. Abafasha imirimo haba guhinga no kwita ku matungo, kuvoma no gutashya, byose arabibafasha nabo bakamwicira isari. Mu kiganiro twagiranye namubajije utubazo twinshi ngo numve impamvu yatumye inshuro zose yagerageje gushaka ibyangombwa mu buyobozi byananiranye kugeza naho abyihoreye burundu. Dore uko yansubije. Hanyuma utangira gukura. Ugeze igihe cyo gufata indangamuntu bigenda gute? Njya gushaka irangamuntu abayobozi bakayinyima ngo ntibaza aho nakomotse. Ni nanjye simpazi. Nagiye nk'ukwezi kuzima babinyimye mpita nicara ndaceceka. Mpita nicara kugezana n'iki gihe. Nta cyangombwa na kimwe ugira? Ntacyo. Habe namba? Ntabe. Shwish. Habe n'icyanditseho n'ikaramu kabisa. Gusa nyine mu mvugo ye umva harimo utuntu twakwita nko gukabiriza, ariko dushingiye wenda ku kudasobanukirwa, nko kuvuga ko yatangiye akazi k'ubuzamu afite imyaka 5, kuba yararagiraga inka mbere yaho, mbese nyine ni man from nowhere. Umwihanganire. Uyu mugabo yaje no kurambagiza umukobwa, aramushaka, barabana barabyarana nubwo batakiri kumwe. Yibera muri aka kazu ahari uburiri ni nacyo gikoni, nta n'umuryango uriho, kandi ni n'umugira neza wahamutije. Abaturanyi be bavuga ko ntari birye. Naramurambagije bigeze mbona aranyemereye mujyana mu rugo iwanjye. Ako uretse gato mbwira wamubwiye ngo iki kugira ngo anemere byagenze gute? Tubwire, hari n'abasore baba batazi kurambagiza bashaka kubyigira. Wamurambagije ute? Wamubwiye ngo iki? Agusubiza ngo iki? Ubundi bigenda gute? Se wasubiyeyo giye inshuro zingahe? Byose bitubwire mu nkuru dusobanurire. Nagiye inshuro 2. Kubwa kabiri nibwo narabimutekereje ko nshaka umugore. Kubwa mbere wamubwiye ngo iki? Kubwa subira noneho mpita mucyura. Ubwo bwa kabiri rero wasubiyeyo? Nasubiyeyo bwa kugira ngo yemere no kukurikira. Byagenze gute? Oya bwa kabiri nasubiyeyo mubwira nti niba wabyemeye rero ngwino dutahe tujye iwanjye. Umugore arabyemera. Nuko tubana dutyo, none aho tugere no muri uyu mudugudu
aransohora ngo nimusohokere kuko inzu yanditswe kuri we nta rangamuntu mfite. Oya aho hasobanure neza. Nuko ubwo nyine murataha sibyo? Muratangira kubana. Wenda sinakubaza ngo icyo gihe wari ufite imyaka ingahe? Icyo gihe nyine wari ufite imyaka ingahe? Ntabwo nkibuka aho ngaho. Ntacyo tubwo wenda kutayibuka kubera kutibuka n'igihe wavukiye. Ubu nyine wasanga utibuka ukuntu wabibara. Ariko umugore murabanye mugeranye mu rugo. Twarabanye. Hanyuma bigenda gute? Murabyarana bigenda gute? Nyine mwakoraga iki? Tumaze kubyarana uwa mbere arapfa, tubyarana uwa kabiri. Uwa kabiri se wabaho? Arahari. Okay, hanyuma twarabanye. Ubwo amajije kunanira tukiri epfiriya nanone ajya gukodesha inzu ye, nanjye mpama mu rugo njyenyine. Akose muze umugore yakunaniye? Cyangwa wenda waramunaniye? Oya ntabwo namunaniye. Byagenze gute nyine kugira ngo wemeze ko akunaniye burundu? Yarananiye buriya umuntu uba akunda akantu k'agatama rero hari igihe akunda kunanirana cyane. Ni ukuvuga ko umugore wawe wakundaga agatama? Yaragakundaga. Hanyuma wowe? Njyewe niyo nakanywa ariko rero buriya mba nzi n'ubwenge. Yashaka kuntuka nkamwihorera. Hanyuma turabana nuko nanone aza kugaruka. Avuye mu bukode bwe. Arambwira ngo ndaje tubane ndamwihore nk'uko yari umugore. Mwihoreye tugeze inaha nanone turabana atangira kuntuka ngo nimusohokere mu nzu ye kuko niwe bana yanditseho kubera afite irangamuntu. Nanjye ntayo mfite. Ubwo nuko niko koza kwiyakira uyu musaza igikoni. None wamubonye ute? Wowe umubona bwa mbere? Mubona bwa mbere nyine namubonye n'ahangaha. Batuye ni Rudoviko. Umubona gutyo nyine yikorera ibiraka agira n'udukara hano. Nuko namubonye sinigeze nturana nawe kuva kera. Ese ujya ubona ukuntu akunda kwigunga yicaye hariya? Aratembera akanagenderera n'abandi baziranye nawe. Ese yahora ku muryango gutya? Kubera ngo ubuzima yanyuzemo bwaramugoye cyane kugeza ubwo nyine atabasha kwiyakira, ahora yigunze. Nuko nyine no mu mitima yashobora kwigunga kuko aba ari wenyine. Ariko ibyo ngibyo byo kuvuga ngo hora yicaye ku muryango akigunga. Aratembera n'ubwo ngubwo aba ari mu ishyamba biba bimumara urungu. Wowe byumva ute nk'umuntu aramutse abyirutse atagira aho akomoka, atagira ababyeyi atazi? None yagira ate se? Nanjye ubu ndahasingira mama yarambyaye amaze kumbyara ngo arapfa, ntungwa n'inka za sogokuru unywa amata. Ubwo se mu gihe nawe rero buriya niko bimeze, nawe yagize ubupfubyi kandi bigeze aho ubwo nyine n'umuramira w'iwabo, ubwo ararorongotana ari umwana buriya. Niyo mpamvu rero yayobeye iwabo. Ariko rero sinibaza ukuntu umuntu yibagirwa ahantu yavukiye, simbizi. Ngo ni Umurundi, niba ari Umurundi koko, niba ari Umunyarwanda ntabwo mbizi. Mbyumva gutyo mu majwi y'abantu. Ubwo rero ngo akaba aho ngaho gutyo. Nanjye sinakubwira ngo mama yari inzobe cyangwa yari urukara, ntabwo nabikubwira ko yapfuye ndi muto. Ibyo byo bibaho mu bantu, umwana agapfusha nyina, ise cyakoze akaba amureba, iyo afite se aramucunga akamumenya.
none nawe buriya niko byamugendekeye ariko rero se iyo navukiye niho nakuriye papa aranshingira ariko sinabaye nk'uyu nguyu uvuga ngo iwabo ntahazi ibyo sinabishinja rero ngo mbihagarare. Ni umuntu mwiza se muri sosiyete y'umutumye ikintu arakizana cyangwa yiberaho n'ubundi inywera urwagwa? Uyu se ni umuturage muzima, icyo umubwiye uti nyasiriza akagakora akakwasiriza. Ese ndananiwe nta mbaraga mfite zo kugira ngo mbone amazi, ubwo rero akagufatira akajerekani akakuzanira amazi. Ntabwo ari umugome rwose, ni umuntu uba neza mu baturage. Nkifuza ko mumfasha ngashaka ibyangombwa, namara kubona ibyangombwa bakamfasha bakanyubakira, nanjye nkabona inka nk'abandi. N'iki kindi? N'ihene nk'ebyiri. Ese amategeko mbonezamubano ateganya iki ku bantu nk'aba? Babarurwa bate? Babona mitiwere binyuze mu zihe nzira? Bashyirwa mu cyiciro cy'ubudehe bate? Ese igenamigambi ry'igihugu nabo ryabashingiraho binyuze mu zihe nzira niba nta buryo na bumwe bazwimo? Habaye hari uwagira ubumenyi bwisumbuyeho ku cyakorwa yabyandika muri comment. Ubundi kandi nta mutima mubi, ugize icyo wamufashisha wakinyuza kuri nimero ya telefone yanditse hasi aha, niyo umuturanyi we witwa Regis. Ushobora no kumuhamagara ukamuganiriza. Ndagushimiye kandi kuba udahwema gukurikirana ibiganiro bya Legacy TV. Inkuru zacu ni wo murage wacu. Be all in or be nothing at all. Niba utarabikora iyandikishe nonaha. Yes, subscribe. Ukande n'akazogera bityo ujye uba nyambere kubona ibiganiro byacu. Nubikunda kandi ntubure kubisangiza bukunda. Ibitekerezo byawe ni ingenzi, jya utwandikira muri comment. Kabeho kaburi cyago.